Shatamukazi nk'uko mubimenyereye, nongeye kugaruka kugira ngo mbaganirize noneho byinshi byiza kandi nanone mu bimwe mutari muzi kandi mutamenyereye. Ni kimwe mu mbuto cyangwa se mu biribwa mudasanzwe muzi, mubiziho nko kuribwa gusa ariko kandi bimwe babijugunya batazi icyo bibamariye. Ni byiza cyane kumenya icyo urya cyangwa se ukamenya n'icyo uta agaciro kacyo ndetse ukamenya n'icyo gishobora kukumarira. Uyu mwanya nkuzaniye urubuto rwitwa avoka. Avoka ni urubuto rukundwa kandi rugakundwa na benshi ku isi. Rugira imimaro itandukanye, rukagira byinshi rwihariyemo by'intungamubiri kandi rugafasha umubiri byinshi ndetse n'igogorwa. Kuri uyu mwanya rero mbazaniye umumaro wa avoka, nubwo benshi mukunze kuyirya mukayirya mutazi ko n'urubuto rwayo rushobora kugira umumaro wihariye, umumaro w'ingenzi. Urubuto rwa avoka ari rwo benshi bakunda kwita ikibuto cya avoka, gifite intungamubiri kandi gifite akamaro gahambaye. Umugabo bita Habumugisha yaje gukora ubushakashatsi maze asanga ikibuto cya avoka kirimo umwihariko w'amajyane udasanzwe. Alright. Ikibuto cya avoka rero kivamwo amajyane. Amajyane mwese murayazi, ni amajyane akorwamwo icyayi. Icyayi kigategurwa ku meza maze kikanyobwa. Benshi rero bazi ko uru rubuto ari urwo kujugunywa, ariko uyu mugabo yaje gukoramo ubushakashatsi agendeye ku bihugu bigiye bitandukanye byateye imbere nka California n'ibindi bihugu bikomeye byo mu mahanga. Nawe agerageza uburyo ki yakora ubushakashatsi maze uru rubuto rujugunywa na benshi arubyaza umusaruro. Alright. Turakomeza tugenda tubasobanurira kandi tuberekeza ku byiza by'uru rubuto. Nk'uko benshi mutazi neza uru rubuto icyo rwamara ndetse n'uko agenda abitegura, turakomeza tubibasobanurire maze mugende murushaho kumenya byinshi. Alright. Uru rubuto rwa avoka cyangwa se izi mbuto za avoka, icyo aho azikura cyangwa se uburyo azikoresha, azikura ahantu hagiye hatandukanye nko mu nganda zikora amavuta akorwa muri avoka, amavuta yo kwisiga. Icyo gihe arazifata akazikusanyiriza hamwe, akazanika ku zuba riringaniye, maze akaza kuzanura akazikusanyiriza ahantu hamwe. Alright. Nyuma haba hakubiyemo gukuraho cya kibuto mu mazi, akagisya. Ifu ivuyemo akayanika mbere yo kuyishyira mu mashini yabugenewe. Kuri iki cyiciro ifu iba ishobora gufungwa mu dukombe twabugenewe, ikaba yajyanwa mu isoko cyangwa se igakoreshwa mu bundi buryo. Habumugisha avuga ko ifu atunganya izarushaho kunoza imiterere y'amajyane asanzwe ku isoko. Ati, icyo naje gukemura ku isoko ni ukugira ngo noneho nzane icyayi gifite umwimerere kandi kiri ku giciro kiringaniye. Alright. Usibye kuba yishimira ko ibibuto birushaho kugira agaciro, anavuga ko kubikusanya bizagabanya akajagari byateraga bitewe n'ababijugunyaga aho biboneye hose.
Mu gutangira uyu mushinga, Habumugisha ntiyorohewe no kwemeza abaturage uko ikibuto ubusanzwe kirura. Gishobora kuvamo ifu yaribwa cyangwa se ikanyobwa. Yagize ati bigitangira abaturage baratangaye cyane kuko bumvaga ikibuto ari ikintu gishaririye, ariko nyuma yo kubera ko uburyo bimeze n'uburyo giteye, abantu baragikunze cyane dore ko basanzwe bazi umumaro wa voka, bihita byoroha. Kuri ubu Habumugisha akora ifu nke cyane ko ataremererwa nk'ikigo cy'igihugu cy'ubuziranenge RSB kuyishyira ku isoko. Rero namara gutunganya ifu ye cyangwa se akemererwa kugishyira ku isoko, byose bizagenda neza. Uti byaranshimishije cyane nyuma yo kuvugana na RSB kuko bampaye igisubizo kimpa icyizere ko intego zanjye zagezweho. Ntegereje ibisubizo byo muri laboratwari, nibiboneka nzatangira ncuruza. Ubwo igihe yamusuraga, nyuma yo gutunganya ifu, yanategetse icyayi agisomaho mu kugaragaza ko ayo majyane afite icyanga. Habumugisha ateganya kwinjira mu ishoramari ryo gukora imigati, mayoneze n'amavuta yo kwisiga muri avoka, ndetse nibura mu myaka 5 iri imbere akaba afite uruganda rumufasha gukora no kohereza ibicuruzwa bye mu mahanga. Alright. Rero nshuti zanjye, ni byinshi mukomeza gutega amatwi, ni byinshi mukomeje kumva, nkomeze kubakangurira kumenya ko ibidukikije byinshi ni ingirakamaro, nubwo bimwe biba bitarakorerwa ubushakashatsi cyangwa se bikorerwe ubuvumbuzi. Nabashishikariza ko mwese mwakomeza gukora ubushakashatsi kuri byinshi bigiye bitandukanye, cyane ko buri wese aba yibitsemwo ubuhanga. Nawe ku giti cyawe ufite ubuhanga, ufite n'ibyo wakorera ubushakashatsi, nyamara ariko wita umwanya wawe, fata umwanya maze nawe ugira icyo wagaragaza, twese dukomeze dutera imbere. N'ubuzima bunejeje, ikiganiro mugezwaho na Shatamukazi, nkomeje kubishimira kandi mbifuriza kugubwa neza. Dukomeze tugendere hamwe, dukora subscribe, comment, like and share, twese dukomeze turi mu gihe